Kanseri y'udusabo tw'intangangore ni kanseri yibasira aho intangangore zikorerwa, overi, ikaba iri ku mwanya wa 5 muri kanseri zitera impfu nyinshi mu bagore. Iyi kanseri kandi iza ku mwanya wa mbere mu kwica muri kanseri zifata imyanya myibarukiro y'umugore. Dufashe urugero rwo muri Amerika, buri mwaka abagore barenga 22,000 basanga barwaye iyi kanseri, hanyuma abarenga 14,000 barapfa buri mwaka. Nk'izindi kanseri zose, kanseri y'udusabo tw'intangangore iterwa no kwigabanya ndetse no gukora bidasanzwe k'uturemangingo two mu dusabo tw'intangangore, overi. Uruhererekane rwo mu miryango ni kimwe mu bishobora gutera iyi kanseri. Kuba hari umuntu wa hafi mu muryango byibuze kugeza ku gisekuru cya 3 wigeze kurwara iyi kanseri, cyangwa se kanseri y'ibere, byongera umugore ibyago byo kurwara iyi kanseri y'udusabo tw'intangangore. Ikindi gishobora gutera iyi kanseri ni imyaka y'umuntu. Kanseri y'udusabo tw'intangangore ikunze gufata abagore bari hejuru y'imyaka 63. Abagore batangiye kujya mu mihango kare nabo baba bafite ibyago byo kuba barwariye kanseri y'udusabo tw'intangangore. Abagore bagiye mu gihe cyo gucura batinze nabo baba bafite ibyago byo kuba barwariye kanseri y'udusabo tw'intangangore. Kuba warigeze kurwara kanseri y'ibere no kuba ufite umubyibuho ukabije nabyo bishobora kuba inkomoko y'iyi kanseri y'udusabo tw'intangangore. Ese ni ibihe bimenyetso bya kanseri y'udusabo tw'intangangore? Ese ni ibihe bimenyetso biza mu gihe iyi kanseri yamaze gukura? Ese ni gute umuganga yamenya ko urwaye iyi kanseri? Ese ni gute umwari n'umutegarugori yakwirinda kanseri y'udusabo tw'intangangore? Ibi nibyo tugiye kubaganirizaho mu kiganiro Amagara n'Ubukungu cya none. Reka mbanze mbashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore, ni ubuntu nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe. Ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa se ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, nyabuneka twandikire muri comments. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntubyihererane, kora share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza kuri kanseri y'udusabo tw'intangangore, bityo turamenya ibimenyetso by'iyi kanseri, tumenye ibimenyetso byayo neza iyo imaze igihe mu muntu, ndetse turamenya uburyo umuganga yamenya ko urwaye iyi kanseri n'uburyo umwari n'umutegarugori ashobora kwirinda iyi ndwara. Ni mu kanya. Reka dutangire ikiganiro tumenya ibimenyetso bya kanseri y'udusabo tw'intangangore. Mu minsi ya mbere yo kurwara iyi kanseri y'udusabo tw'intangangore, akenshi nta bimenyetso umuntu aba afite, ahubwo uko uburwayi bugenda bukura ni nako ibimenyetso bigenda bigaragara. Mu minsi ya mbere kandi umuntu ashobora no kugira bimwe mu bimenyetso byayo, ariko akabyitiranya n'izindi ndwara zo mu nda ndetse n'uruhago. Kubabara mu nda yo hasi cyangwa mu kiziba cy'inda ni kimwe mu bimenyetso by'iyi kanseri bishobora kuboneka mu minsi ya mbere y'uburwayi. Kubabara ku gice cyo hasi ku gifu ni kimwe mu bimenyetso by'iyi kanseri bishobora kuboneka mu minsi ya mbere y'uburwayi. Kubabara mu mugongo ni kimwe mu bimenyetso by'iyi kanseri bishobora kuboneka mu minsi ya mbere y'uburwayi. Kubabara rimwe na rimwe mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bimenyetso by'iyi kanseri bishobora kuboneka mu minsi ya mbere y'uburwayi. Reka noneho turebe ibimenyetso by'iyi kanseri mu gihe yamaze gukura.
Kugira iseseme ni kimwe mu bimenyetso bya kanseri y'udusabo tw'intangangore mu gihe yamaze gukura. Gutakaza ibiro ni kimwe mu bimenyetso bya kanseri y'udusabo tw'intangangore mu gihe yamaze gukura. Guhumeka insigane ni kimwe mu bimenyetso bya kanseri y'udusabo tw'intangangore mu gihe yamaze gukura. Kuva amaraso mu bwambure ku bagore ni kimwe mu bimenyetso bya kanseri y'udusabo tw'intangangore mu gihe yamaze gukura. Kunanirwa bya buri kanya ni kimwe mu bimenyetso bya kanseri y'udusabo tw'intangangore mu gihe yamaze gukura. Kubura apeti ni kimwe mu bimenyetso bya kanseri y'udusabo tw'intangangore mu gihe yamaze gukura. Gushaka kwihagarika bya buri kanya ni kimwe mu bimenyetso bya kanseri y'udusabo tw'intangangore mu gihe yamaze gukura. Mu gihe wagira bimwe mu bimenyetso biri muri ibyo tumaze kubabwira kandi bikabaho buri munsi mu gihe kiri hagati y'ibyumweru 2 na 3, nyaboneka uzihutire kujya kwa muganga. Reka tugasubiremo ngo tukumve neza. Mu gihe wagira bimwe mu bimenyetso biri muri ibyo tumaze kubabwira kandi bikabaho buri munsi mu gihe kiri hagati y'ibyumweru 2 na 3, nyaboneka uzihutire kujya kwa muganga. Ese birashoboka ko umuganga yamenya niba urwaye kanseri y'udusabo tw'intangangore? Igisubizo ni yego. Nyuma y'uko umuganga aganira n'umurwayi iby'uburwayi bwe mu rwego rwo kumenya uko indwara yaje ndetse niba no mu muryango haba hari umuntu wayirwaye, muganga akora ikizamini cy'ubwambure, ubundi akanareba niba hari ikibazo kigaragara kuri nyababyeyi ndetse n'utwo dusabo. Nako reka ngasubiremo kugira ngo tubyumve neza. Nyuma y'uko umuganga aganira n'umurwayi iby'uburwayi bwe mu rwego rwo kumenya uko indwara yaje ndetse niba no mu muryango haba hari umuntu wayirwaye, muganga akora ikizamini cy'ubwambure, ubundi akanareba niba hari ikibazo kigaragara kuri nyababyeyi ndetse n'utwo dusabo. Reka noneho tubaganirize kuri bimwe mu bizami umuganga akora kugira ngo abashe kumenya ko urwaye kanseri y'udusabo tw'intangangore. Kugira ngo umuganga abashe kumenya koko urwaye kanseri y'udusabo tw'intangangore, akora ikizamini cy'amaraso. Kugira ngo umuganga amenye koko ko urwaye kanseri y'udusabo tw'intangangore, akora ikizamini cyo kureba ibice by'imyanya myibarukiro y'umugore. Kugira ngo umuganga amenye koko ko urwaye kanseri y'udusabo tw'intangangore, akora ikizamini cya colonoscopy mu gihe umurwayi ari kuva amaraso aciye mu kibuno. Kugira ngo umuganga amenye koko ko urwaye kanseri y'udusabo tw'intangangore, akunyuza mu cyuma cya CT scan. Nyuma y'uko umuganga yemeje ko uburwayi urwaye kanseri y'udusabo tw'intangangore, akurikizaho kumenya urwego iyi kanseri yabigezeho ndetse akabasha no kumenya niba hari ibindi bice by'umubiri iyi kanseri yaba yarafashe bitari utwo dusabo gusa. Nyuma y'uko muganga amenya urwego iyi kanseri igezeho, nibwo abasha guhitamo uburyo bunoze bwo kuvura umurwayi. Ese iyi kanseri iravurwa? Kanseri zose zifite ubwoko ndetse n'ibyiciro. Muganga ahitamo uburyo bwo kuvura kanseri agendeye ku bwoko bwayo ndetse n'aho igeze. Ubuvuzi bwa kanseri y'udusabo tw'intangangore bugizwe no kubagwa, ubuvuzi bukoreshwa imiti, chemotherapy ndetse n'imirasire, radiotherapy. Reka duhere ku kubagwa. Kubagwa ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu kuvura kanseri y'udusabo tw'intangangore, ndetse kenshi na kenshi nibwo buryo bukunzwe gukoreshwa. Mu gihe kanseri yafashe ibindi bice by'imyanya myibarukiro y'umugore harimo nk'utuyoborantanga ndetse na nyababyeyi, nabyo birabagwa bakaba babikuramo. Iyo muganga afashe icyemezo cyo gukuramo nyababyeyi ndetse n'utuyoborantanga, biba bivuze ko umugore ahita ajya mu gihe cyo gucura cyangwa se atazongera kubyara. Reka noneho turebe ubuvuzi bukoresha imiti. Ubu ni ubuvuzi bukoresha imiti igenda ikica uturemangingo turwaye ndetse ikanabuza uturemangingo kwigabanya ndetse no gukura ku kigero kitari cyiza. Ubu buvuzi bukoreshwa mu rwego rwo kwica uturemangingo tutabasha gukurwamo no kubagwa.
ese ni gute nakwirinda kanseri y'udusabo tw'intangangore? Mu kwirinda iyi kanseri y'udusabo tw'intangangore ugomba kwirinda kunywa itabi n'inzoga. Mu kwirinda iyi kanseri y'udusabo tw'intangangore ugomba kwirinda umubyibuho ukabije. Mu kwirinda iyi kanseri y'udusabo tw'intangangore ugomba kujya kwa muganga mu gihe ufite kimwe mu bimenyetso twavuze hejuru kandi kimaze igihe. Mu kwirinda iyi kanseri y'udusabo tw'intangangore ugomba kwisuzumisha mu gihe haba hari umuntu wo mu muryango wanyu uyirwaye cyangwa se waba warayirwaye. Mu kwirinda iyi kanseri y'udusabo tw'intangangore ugomba kwisuzumisha mu gihe waba wararwaye cyangwa se urwaye kanseri y'ibere cyangwa se hari umuntu wo mu muryango w'iwanyu wayirwaye. Reka mbashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga kuri kanseri y'udusabo tw'amaraso, bityo tumaze kubona ko kugira iseseme ndetse no gutakaza ibiro twabonye ko ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza iyi kanseri imaze gukura. Muri iki kiganiro twabonye kandi ko umuganga afata umurwayi wayo ibipimo bitandukanye mbere yo kumenya uburyo amuvura. Muri iki kiganiro twamenye kandi ko kubagwa biri mu buryo bukoreshwa mu kuyivura. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba kandi nubwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira ku buzima. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Asibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza cyangwa ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, nyabuneka twandikire muri comments. Mu gihe wakunze ikiganiro tumaze kubagezaho kanda like, ubundi niwihererane ubutumwa, akora share ubusangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.